bosi nari mbitabye. koko niko sha warasaze wari utwitabye se ninde uguhamagaye? None se bosi ushatse kuvuga ko ijwi numvise atari iryanyu? ariko sha ubundi wowe uruzuye ninjye uba muri uru rugo gusa sinabwo abandi wakumva bari kuvuga. Rwose bosi ijwi numvise rivuga neza nk'iryanyu kandi nzi ko nta wundi muntu nkenera cyane. Oya rero ntabwo ngiye nkuhamagaye, reka kuburana nanjye aho gusubira mu kazi kawe. Oya rwose bosi mbwira, ushaka gusanga agashahara kabonetse akaba ariyo mpamvu nubwo uri kwijijisha ashobora kuba wabikoze. Usha ufite ikihe kibazo mu mutwe? Umushahara wabonetse ukwezi ntikurashira ngo umushahara kandi ishamba mbona uburakana mu mutwe. Oya rwose bosi njye nta kantu mbura mu mutwe, ahubwo icyo mbura ni udufaranga two kwiyitaho ngo nanjye mere neza. Niko sha ubundi ufite ikihe kibazo? Ibyumweru 2 ushaka guhembwa? Ejo bundi ntabwo nakubwiye ko ugomba gutegereza ukwezi kukuzura, none uragarutse nta n'iminsi 3 iciyeho. Oya bosi nagombaga kubikubwira kubera ko wazanyemo ibindi bintu bishya, ko wavuze ko nzajya nkora no hanze kandi twarumvikanye mu nzu gusa. None se umukozi amuziki wakinebwewe, ugomba gukora akazi kose hanze no mu nzu kubera ko nta kindi waje gukora. Bosi uzi ko noneho wangize n'umugore, uzi ko nzajya njya no guhaha, ibi rwose byo birarenze. Ibyo gusa uzajya unabiteka ahubwo. Bosi rwose ibyo birandenze, uzi ko mu minsi mike urajya unambwira ngo nkujyane kuri tuwarete.